bundi rwose ubu wabura no kunywa icyuma oya kuva nabo ntabwo nari nanywa cyakora wenda wowe wabatijwe usanzwe unywaga kuko wanyu bararwenya wabura kurukenyerera akakanye nje none ruzanye iyo ngeso ntabwo yaba ari nziza Imana yazaguha kugufata inkonzo urayizi inkonzo igukurira nka muno cyakanu kakayuyu wewe abantu ngo bayihemukiye nyamara namutse ncetse muri cyo gikapori arigenda bakubonamo nka byanzogeje nk'icumi nta kintu wabonamo ngo uzana ngashaka Walking in this place, I worship you. I worship you. You are here, moving in the midst. I worship you. I worship you. Worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, right in the darkness, my God, that is who you are. Gatsimbemo hano nta muntu uramenya ibintu birimo uyu munsi ibyo ndakora byose nadirija nare nadirija n'ubundi mfashe n'agakapu kanjye umunsi ndabigisha indirimbo z'icyongereza gusa kugira ngo korari yacu izabe ya mbere only you can do what no man can do ariko nako ni keza only you can say what no man can say only you can change every situation at all. Just as you walk at the street of Galilee, you are doing the same today. As you raise the sick, you raise the dead, you are doing the same today. Man, uri mwiza cyane. Umunsi korari ndayidirija nyitemo mu mahoro, umutekano, umwuka wose. Ku buryo korari igomba kuba iya mbere abantu bakayivuga. Haryo ubundi izi ni dashire haryo ubundi kayishati ni umusitari byo nini nanjye ugomba kudirishira akora inde so yifite muri birahirimbye byo sibye jewe mwame ubundi aba barimbyi bose bagiye he koko barimbyi biyikorari ikorari ariko igomba kwamamara pe niyamamare amene yicaye sha menegereje nese ubushize ko nakererewe sinaje mbasanga tamaye Machati tagaswi sigiye kumbira ko ntago ari wari bagera Kristo yeza kuzi umwana musitari mani shimwe na yego sigiye kumbira ko nta n'inyoni yari yageraho uyu munsi nazindutse uyu munsi twazindutse je navuze uko byagenda kose ndarara kuri pe ariko ikibazo bamudiyakona ufunga urusengero nawe amaze kuduka kabisa iyi ncuri baye ya gatandatu turepetera hanze sabudi we ni durateka niwe mudiyakona uyu munsi urateka tuguteka ntabyo batetse mu korari imwe yahanga niba baratekera tuzateka abashitsi bayo barakukumanda nzindutse kimutora nateka rero betarimo no guteka rero waceceye ijoro na ibintu byo kurya bitarimo ibyo kurya se ibintu byo kurya byo nta nubwo yego ubundi ku rusengero hari amategeko abiri umuriro w'Imana ugomba guhora waka nyine bagateka ariko hagahoraho n'umuriro wo mu gikoni umuriro wo kwakira abashitsi ubwo batatetse nta biba byabaye ahubwo ndaje mu magari pasiteri mubaza impamvu turepetera hanze urusengero ruhari igikoni gihari banadutekere twe ntabwo turakoze b'Imana nk'abana hakubundi natwe tuzivumbura umunsi umwe dushireyo komplete natwe tuburane
ikibazo cyanjye cyamba ubundi nta bintu byo kurepetera inyuma y'urusengero ubundi tugomba kurepeteramo abadiyakoni bakangarwa amasiro nyine natwe nyine bakadushira mu bisorori tukarepetera gahunda nari ngiye gusubirayo dabwo shaka mwagura nk'ikiro cy'umuceri datwarepeta turi inako twakirya nyine tumaze kurepeta hari ukuntu pasiteri bamurebaga ubwo wabaye pasiteri cyangwa pasiterine hari ukuntu bamufataga ati tugende tuje kubakarabya intoki mudataha musa nabi ugira wese ngo ukarabya intoki ni ikindi ugera ugasanga babateguriye ibineke kubera bavuze cyane usanga igisosi umuceri cyosha ibyo bintu bivugeho aha ibintu byo kurya si mama muri iyi nzara abantu bamanitse imbabura menya hari no mu rusengero ako tuze gucunga neza turebe menya no mu nsengero hari kubera insengero zimwe na zimwe zagiye zifungwa urwacura kaze hariho n'izasigaye rero ubu ngubu zamanitse na zimbabura kugira ngo ni igitangaza ariko twebwe dukorera Imana twarya tutarya twanywa tutanywa oya kunywaho tube dushizeho akabaza kuko ibintu byo kunywa byo noneho bibuze ari ikintu ndi kumva rero njewe na korari yaza nkayireba nkaja ndayirebera mu binogo rero uri kuncanga ariko nasomye itakantu nanyoyeho wenda ko kunywa wenda nk'icyayi kubera twakijijwe tuje turanywa icyayi gusa ntakanzogeje oya n'ubusanzwe ntabwo nanigeze nk'inzoga buramu buzima dirije rero sibyo mugiye ubu nanayisomye inzoga hari n'igihe no kuruka naruka izina ry'Imana ugeze iki gihe nta nakanzogeje ubundi rwose ubu wabura no kunywa icyuma kuva nabo ntabwo nari nanywa cyakora wenda weho wabatijwe usanzwe umwaga kuko wanyu barakwenye wabura kurukenyerera kakanye nje nane buzanye ingeso ntabwo yaba ari nziza Imana yazaguha ugufata inkonzo urayizi ugakurira nko mu cyakanu kakayuyu abantu ngo bayihemukiye nyamara namutse ncetse muri ico gikapori arigende wakubonamo nka byanzogeje nk'icumi nta kintu wabonamo nguzana ngashaka nutagira ikintu usangamo tugiye gutega nutagira ikintu usangamo ibihumbi 10 urabishaka aya tubyihorere tubiretse kuko ngo nanjye hari amategeko ubundi hari amategeko muri leta arenganura umuntu baharabitse buriya iyo umuntu harabitse undi wenda umuntu akavuga ngo macati n'umunyacyaha runaka ngo ntago mbivuze tagira wenda ndabigushingiye bagerayo bagusuzuma bagasanga nta cyaho ugira uwo muntu wabivuze bahita bamufata twebwe hano umuntu weza bagahita twazindutse muri niko undi ahandi ho ngo barabanyongaga ariko iyi niba tureye rero tagakubwira ati okay gira gutya amaboko ayero kuvuga ibiterekeranye gatakwe ngo werekeyo me kabira kurangiranye uwo mwuka no nkuko amenya ru nta wasomye agasa ariko nje nawe muri iyi niba turi rero sibyo nakubwiye ngo tubwizanye ko nje macati nzageje ndayikobetaga nakakanye nayizanye oya kubera nje n'icyo yawe ntabwo nzabivuga ariko njewe nawe mbwira naye nkundaga kunywa icyayi hariya kwa Ntuza ni naho nkweraga icyayi cy'amata nakibura nkanywa mu karu nayitarimo isukari kuko n'isukari kwa muganga barayimbuje ahubwo bakabanga ibyuma warabimazera ahubwo oya ntabyo isi ibintu byisebanya hano hanze anga byadutse ntabwo ari ikinyangeso gendera uraga nkabivuga mbere y'Imana ntacyo mfite ariko wowe uri kubihisha harya mu baririmbyi ubundi tugiye kumara n'iminota myinshi mu baririmbyi basibye uyu munsi harimo turamenya ko basibye uwo bita Mbundi yasibye kwa Masirabo perezida nawe yasibye baririmba nabi neza reka rero tube dutegereje n'abandi ubundi baraza budi kuri ariko rero none se ubundi nta cyo kurya bajya byatwafasha turabipanga babakobwa nibagera hano turabipanga nkuko dufite abakobwa bagera mu 10 hano muri korali ugakapo kare nk'iki kakagapu zika kandi dutwaramo ibi bitabo dore ibitabo byose bya korali kini cy'umutungo kini cya secrétaire dore iki ubona kagitumbye sha turi kubona se ntabwo ujya wemera agakapu karacyatumbye noneho nyine karambike kikuvuga kini gitabo cya dirija ndibyumva
uya dirija arikorera nta wundi muntu aba yemerewe guhereza ibintu ngo namufashe ugagapu karambike hano aka gasozi k'Imana ufite ikibazo umugabo yikorera umutwaro abashije kwikorera kera rero Macati ahantu hamwe nigeze gusengera agenda ndicara uricara baguha ibiryo oya barasenga agiye kubwira umunezero nakuyeho hantu mu nzu y'Imana ukuntu wari umeze bataraguhaye ibiryo barangije barasenga umuntu wari uyoboye amasengesho arangije aravuga ngo nimuhoberane muhana amahoro ya Kristo tuhobera igikorwa cyari kirimo cyiza noneho iruhande rwanjye hari icyaye umugabo murebye nabo mbona ndebye ikijisho ahita ahobera hiri nanjye mu guhindukira nka gutya mbonye ikikobwa oye kukibona se cyanagiye kumva numva ahubwo cyo cyahise kingwamo kinini gifite ariko nanabivuze buriya rero kiraza kingwamo ngiye kumva numva yababo we numva ibisashi numva umuriro je nakubwiye se nanjye nabani ushobora kubutanywa inzoga ariko ku izina ry'Imana hahantu uri gihe sinzongera gusiba ku cyumweru mita nkunda Imana cyane mita nkunda Imana rwose mita nkunda Imana ariko Imana yacu ni nziza uzi ukuntu nk'uyu mukobwa Imana yacu ukuntu nk'uyu mukobwa mukundaga oye ugeze ukuntu nako ntago ari njyewe umukundaga Imana yacu nako ni Imana imukundaga none Imana ikavuga ngo mukundane ngo urukundo ngo rwanyago sone wa mukobwa kumbira mu gusenyo oya nta mukobwa navuze hari umukobwa sinigeze mvuga cyakindi nyine ntawe ahubwo uyu mukobwa kubera ukuntu nkunda nako kubera ukuntu dukundanaga nako ushobora kutanywa inzoga ariko umuheheza Imana ishimwe rata mwarekurana abona mu nzu y'Imana ushobora kutanywa inzoga harya buriya umuheheza harya buriya duhoberanye kangahe Imana ni ubutatu butagatifu umuhobeye rimwe kakongera ubwa gatatu none si ubibonye ubwa rimwe bwa nyuma singo ugatubabarira noneho wenda ariko murateka arahita aja guteka niba ari buteke noneho ubwa nyuma birane dariwe murateka ariko nawe ndakubonye oya nta kibazo ntacyo kumva mwa kahumva ngaratubonye gusa tubonye dukoze oya ubwagasezero nawe ndakubonye ngaho nawe naza gusuhuza nako murahoberana ndabona nkumuhobera yahoze ari no kuntuka yahoze ari no kuvuga ngo umuhobereye ngwino wicarire na hano kwanza wicarire nka unamuhobera rero iyi korari sinzi impamvu batari babahagarika oya ntabwo bazahagarika wewe sinzi impamvu batari bayihagarika rwose korari naho ubundi kuyihagarika byo ntibyakunda ko yamamaye si mama ariko nje ibintu ndi kubonamo nibe nanje ndikwemera ko ariko nje nta n'ikintu nywa sinakubwiye ntabwo uri kwiyemeza ibintu ahubwo udashoboye uri kwiyemeza ubuki nta muzinga iyi korari abantu bayibamo bose sinzi ubundi ni za korari zimperuka igitabo bahagarikiramo dore ngiki ninjye ugifite bazaduhagarika sigura ni ya korari mu gihe cy'imperuka rero oya ajye cy'imperuka ahubwo reka nkubwire uyu mukobwa arata umukobwa njya barambwiye ngo witwa nako izina ryo buryihoreye ngiye ndaryishakira guteza ibibazo uwo mukobwa uri guteza ibintu by'ibibazo buriya waba uzi yuko ibintu ubu ngubu bigezweho korari itarimo abakobwa iyo nta korari irimo ni gender balance no mu buyobozi niko bigenda gender balance nibyo bari gushaka kuvuga gender balance umuhungu umukobwa umuhungu umukobwa gutyo ibintu nk'ibyo ngibyo ariko noneho umva nkubwire Imana izaduhuragura inkoni y'Imana izavuza ubuhonda kurahiye zatumva nkubwire wewe amagambo yose Macati aravuga ntuyumve kugira ngo rero utayumva ntunamurebe navuga ibintu bikocamye bitemaguye bicikaguritse bizingazinze biguruga weho wihombekera amaso gutya urumva uraja kumva wumva umwuka wera mu mutima ngo bi araguhuragura wumva urorohewe ni ukuri kubesha cyane nka gutya wumva byari Macati weho reka nkubwire ikintu ugiye gukora warebye iriya si imodoka ijana no kusengera so wasanga ari pasiteri so wasanga ari nka pasiteri ni pasiteri reba neza
iyi none komeza urebe niba ari pasiteri. Ni pasiteri karenze. Karenze. Oya ntago yarenze, komeza urebeyo. Komeza, komeza. Nako. Kibazo ntacyo. Data, uyu munsi ni wowe uratwigisha akaririmba. Ni wowe dupanze nta wundi. Ya modoka sisi ubonye ko yarenze iyo hirya. Zira ntago zagera hano. Zira aho nyine gusa. Ubaye iki? Machati nawe rero Machati. Izina rya Yesu sibiki. Mukokora dirija wifatije kumuhakabiriza ngo oya nanjye kumwongorera akaririmba ari kwigisha ikintu. Muravuga ko bw'Imana. Machati burani we muntu w'umugabo twemera hano. Turamwemera tukanamukunda rwose. Mbona ndabicecetse. Machati. Ndabicecetse ntabyo nzavuga nje Machati. Nabundi tugiye gukomeza twige indirimbo nziza. Utwigishe. Uyu munsi ndabigisha amajwi 9. Uyu munsi ndabigisha ijwi rya 9. Ejo buriya twari turi muri introduction. Mwakerewe. Ariko umva uretse gatoya. Abakobwa nabo babwiye ngo abakobwa sinakubwiye ukuntu bizaba biragenda. Uratajura. Je murahobera umuyobozi. Ako nta kibazo. Mwese simurahora. Twongerera atarimo. Uyu ntago twamuherukaga muri korali. Uyu. Wari waragiye. Nusu ukagenda ukaja gusura udasabye uruhushya perezida wa korali, dirije wa korali. Ndabiyamye. Na Machati w'umubitsa da. Ndagenda kwacara ndabiyamye. Nawe icara hano impande ya mugabo. Ugenda byiyamye ndabiyamye. Oya none sibwo utahushuraza n'inko. None sibwo ndaje ndabareba gute bomba. Utazazana inkoni. Urareba twebwe. Utazi uko ndaje ndabareba gute none. Kusura utaduhobe. Mukomere shambusha mwene wacu. Maturi. Ubikoze tukwibuki. Dore. Kidama. Akira sha nawe mpobera sha. Na Machati we ndamukunda rwose. Nabyo mubeyemo. Mubeyemo sibiki. Aha. Ucoro twigisha indirimbo ngiye nanashonje. Twakwigira kuri kantine. Okay. Ukuntu ibifu bikudada maribari. Mureke mbigishe rero indirimbo y'uyu munsi tugiye kwiga. Nta bintu by'intuza. Sibyo? Tugiye kwiga indirimbo ivuga ngo ndaje ndatera musubiremo. Gusenga twasenze byose byarangiye. Sengo? Tukigera aho twabasengiye. Tugiye kuja turarimba ngo hasigaye igihe gito cyane twagiye. Hasigaye igihe gito cyane. Hasigaye igihe gito cyane tugende. Hasigaye igihe gito cyane. Imana ikavuga tugende. Imana ikavuga. Abera tukigira iwacu. Tagiye. Abera tukigira iwacu. Aho twateguriwe na Yesu twagiye. Aho twateguriwe na Yesu. Kubabara tuzahora duhimbaza twagere fred tugende. Ntituzongera kubabara tuzahora duhimbaza. Turirimbira amateka tuyishimira ibyo yakoze. N'amajwi dusubiramo. Ntituzongera kubabara tuzahora duhimbaza. Turirimbira amateka tuyishimira ibyo yakoze. Ririmba cyane wowe. Undi cya kabiri noneho. Azaba hari umunsi mukuru. Imana yavuze. Ntituzongera tugende.
ntituzongera kubabara tuzahora duhimbaza turirimbira Imana iteka tuyishimira ibyo yakoze. Yesu nawe azafata ijambo abwire data wa twese ati dore abonaguza amaraso nafashijwe ntituzongera kubabara tuzahora duhimbaza turirimbira Imana iteka tuyishimira ibyo yakoze. Iyi korari izaba iya mbere muri uyu mudugudu, muri kano karere, muri iyi ntara hose. ururembo rwose Narabyiyemeje kubigisha. Ariko rero hagati aho mwebwe muri kurepeta. Ukumva? Oya. Abahungu se mwebwe muri kurepeta. Ahubwo uriya mukobwa uri hari inyuma numvise ari kubiririmba nabi. Yaza nkajya kumwereka uburyo arabigorora. Kuko utahaniwe tuzatora akabadirija. Ibisigaye mashati arasigara ari kubigisha. Arasigara ari kubaganiriza. nawe uzafata yoboye Bino mangu yina shaka. Rakumurepetesha akira byose bindi byagira ari ryawe Oya nta bintu nuko repeta nuko twamara kurepeta. Ndaza yagoreye amajwi. ingo twagiye abantu barangaye Yena kudukubita none. abantu barangaye twagiye Ngura tagiye kudukubita. twagiye Undi reho uriya abantu ntabwo bazi kuririmba je niwe nahisemo kuja ndatoza ukagira ijwi nyine ryiza ryiza. Nese ko bari cyane nje wahisemo. Namuna guhisemo kugira ngo ta zaba ari wowe mukobwa mwiza muri ra korari w'igitegerezo. Neza. Nta bindi siko kuvuga buhoro ni ubwitonzi cyangwa Niko nsanze. hari igihe waba witonda. Ariko naho ubundi iriya ndirimbo twari turi kuririmba ndavuga ngo ntituzongera kubabara gusa tuhagaranye n'ahantu hamwe turirimba tuzahora duhimbaza turirimbira Imana iteka tuyishimira ibyo yakoze. None iyo ugiye kuririmba, none iyo uri n'umukobwa rero hari ukuntu noneho uhita utereka amaso. Tuzongera kubabara tuzahora duhimbaza turirimbira Imana iteka tuyishimira ibyo yakoze. Akajwi nyine gateye impuhwe, nyine akajwi Imana yumva ikumva irorohewe. Nawe mbese kuburyo nawe ukumvishe wumva woroshye kumva nyine watuje. Genda ubwire na wa mugenzi wawe nawe aze je nabitayeho kugira ngo mbigishe kuririmba byose. Ariko ubundi ijwi ry'umuririmbyi cyane w'umukobwa ubundi ntabwo rituruka hano gusa. Rituruka he? Ubundi rituruka hano, rituruka mu nkamuno mbese ntabwo warubizi se. Aha se ha. Ay mpamvu buri kubyica dore murashonje abakobwa bakunda Oya. Ntabwo dushonje. None ijwi ryaturuka aho guturuka muno ryaturuka. Ntacyo reka ndeke kuhakora ngo noneho weho hakore hano hantu. Kuko wenda hagize nk'umuntu usanga ngiye nkozeho bagira ikibazo kandi mugakiza hano bari. Birumvikana. Ibintu byo gukora naho tubireka. Nese ko ndikubona ufite telefone. Telefone. Nese wadufotoye kubwo Fotorane nande? Wenda wifotoranye wenda na dirija mukuru. Dirija mukuru. Gira neza. Dirija mukuru. Sabona. Noneho ntoreka noneho tugire na gutya. Hari kubura kamwe rero twahoberanye. Ko nese ninde wadufotora. Ntabwo hoberana ubutaha ntabwo muhoberana. Kandi nje nkadirija rero nje y'umuntu nsuzuguye muri korali mitaga mwiruka. Ako we ntabwo nakwirukana. Kibazo uzakora ibyo wumva. We ntabwo nakwirukana we ndagukunda. Genda ubwire wa mugenzi wawe. Nka gutya
umubwire nawe akate nka gutya ntanyura ahantu wanyuze nawe aze noneho ubundi twe turaganira nzabadirija nzajya ndabadirija da kubadirija nibyo rwose rero ibyo mvuze twagiye tuzahora turirimba ugenda hariya nawe bakwigisha none ariko none dirija nawe yaranyobeye none yaramuntumyeho baragenda barabigisha mu byiciro aragenda arahamagara umwe baragenda barabigisha mu byiciro koko acyara we twagiye tuzahora abyeyi ari kuvuga ngo iki tuzongera kubabara badirija rwose korari itarimo abakobwa buriya nayidirija byashoboka ngomba kudirija nkadirija nkigisha abantu bagafata indirimbo ku buryo harimo n'itoratozwa naho kumbe waje shara umukobwa mwiza shaka ujya ubibona nawe ukuntu uri mwiza ariko umudirija nyine abagomba nyine ubundi ibintu byose byo muri korari byose ubundi babibaza dirija none rero kugira ngo ngutore uzanyungirize ube dirijante kubyumva gute nkako kawe ibyo ni sawa ariko cyagihe reka nkubwire cyagiye wampobeye gatatu gusa uyu munsi ho noneho kubera ko nkubwiye ijambo ryiza uri bumpobera nk'inshuro 10 none inshuro 10 zose wazirangiza ariho ariko ujya ubona ukuntu mba ndi kugukunda muri korari hajya ubona ukuntu mba ndi no kwigisha abaririmbyi ukagira ubona akajisho gahise kanyuramo nka gutya kabona inama yari y'ibisambo aya ntago ari amayeri ntese hari ubwo ndi igisambo ntabwo ndi igisambo buriya aka gakapu kaba karimo ibitabo bya korari dore ngibi ukumva ndikwigisha dore amakaramu ureba iyo umenyesheje kugira nkareba ko ntabure haragashiramo iyindi cyane ndi kubona yayagarujera ariko iyi ngiyi nta kibazo iyi ngiyi nubwo yashira igeze ku izina ryawe yahita yandika nuko kandi yarahonotse siko ntugukunda yamata n'utuntu ubundi tuba twaje hano gute twose n'utu ngutu ntibikajya binyanduriza umwana shaka ndamukunda sinzagoweho neza ako ntazagire umuririmbyi ubimenya muri barabaririmba ukumva noneho ngiye kukwigisha rero ijwi rya alto sibyo noneho tugiye kurimba karimo kavuga Aleluya 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 Amen Aleluya 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 Amen noneho ukuntu mba ndi kureba aho nzamuye ijisho nyine naho ndimanuye byose birajyana ubundi noneho urarima ngo Aleluya Aleluya niryo jwi uragendamo Aleluya 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 Amen byakunaniye biraja birakunanira ubu se kureba abera turi ahantu hije biraja birakunanira uraje uratera ibibizo 5 hano nibikunanira utere n'ibindi 10 hano gutya nicyo gihano ndaguha kuko ngo ayijyana cyo kugukubita nta muntu uko tureba nawe byayo bike ntabwo byayo bike ubona yakoni rwa musiro ntacyo bugiye umva ako ajya nta nimero ya telefone ugira je nayo ngira shaka ntuseka neza none ukuntu uri kundeba nkabona n'igikundo kirimo noneho rero weho
genda kugira diyakoni atadusanga hano, genda uri muri korari ariko akantu mwigishije urabugafasha. Iriya korari ngomba kuyishyira ku murongo. Urakoze. Nimugoroba uze kundeba, uhagare handi mu nzira ndi gutaha, nkunyureho nuko nkusuhuze. Iwanyu hahandi mu marembo. Nitujya no kuvoma ndavuga ngo yiwi. Wite wumva akajwe. Ubundi uhituze. Abakobwa bose bo muri korari nabanje. Nituzongera kubabara. Tuzahora duhimbaza, turirimbira Imana iteka, tuyishimira ibyo yakoze. Muratubwira iyo muvuye. Oya twikomereze barabimbwira njyenyine. Imana iteka, tuyishimira ibyo yakoze. Ntabwo ndi kubyemera. Genda bakwigisha. Turigenda nabo baje kukwigisha. Ugera munyigisha. We icara ngo wowe ntabwo byaba bigora. Undi se urunuko. We icara ngo Kuri kwanga. Nese urusengero rwose. Tugenda ukanyigisha da. Bababwiye ukinyuratamo. korari yose sindayigishiriza re. Bara wigishije uyu nguyu nuriye nanjye tunyigishije tugume nanjye nakamenye Oya, umva rero. Kubera ko muceceka ariko. Mukaje mwazana akavuye mu nzu y'Imana hanga. Umuntu azabatoza umuco ageze. Ibintu ari mu nzu y'Imana akavuyo nako. Akavuyo. Akavuyo Ubundi joro gusha ku kavuyo niko banya hanga. Akavuyo. Akavuyo nirari. Akavuyo konyine. Ndaica. Akavuyo nirari. Akavuyo konyine. Mwabaririmbye mwe rero. Murazi? Ubu ngo bari ikintu gishasha burangiye kubabwira. Mwebwe uri kumva? Mwebwe murabizi ko ndidirija wanyu. Sibyo? Turabizi. Ndidirija wanyu. Noneho mwebwe ubundi ninzaya ndazamura akaboko gute? Namwe mujye murakazamura. Ningira gute? Namwe mukazamura. Sibyo? Nk'ubu n'urugero. Nk'ubu n'urugero twese tugire ngo Alleluia. 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 Sinabibonye. Ubundi ibintu by'itiko mu rusengero bigomba gushira. Ibintu by'irari bigomba gushira. Byose ibintu by'ibyaha tukabigwanya. Ugasengera Macati, Macati niwe muntu. Macati niwe muntu hano. Udafite icyaha. Uvugisha ukuri. Macati niwe muntu uvugisha ukuri. Simba. Ibintu by'amarari mere. Oya nako ibintu by'akavuyo. Macati. Avugisha ukuri. Macati avugisha ukuri. Avugisha ukuri. Ariko dutahe mudusezerere. Ciao natwe avugisha. Kwana shonje. Dore ukuntu umeze do. Okay. Dukomeze repetition, dukora inama, turye cyangwa dutahe. Turye dutahe. Nanjye gira mwe mu rusengero barajya. Abasukura ijambo ry'Imana. Bo ntabyo muriyemo. Nabyo turajya dutahe. Ntabyo muriyemo. Reka twumve ijambo ry'Imana dutahe. Kurya ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko igihe kigeze abahaza umwuka wayo mubwe ngo amen. 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 Ubwo tugiye bitaduhaga. Nuvuga ngo ubwo ibyo kurya by'ubugingo ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Amen. Mubwe ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Kwishimira Imana. Hajya muransubiza ngo Kwishimira Imana. nagize ngo murambwira ngo mwakire neza ijambo ry'Imana rindi. Niwe urabitubwira. Aho murango soye. Vuga ngo mutahane amahoro ya Kristo. Muvuge ngo mwese muvuge ngo amahoro ya Kristo atahane nanje. Ngo atahane nanje. Muvuge ngo atahane nanje nje. Atahane nanje. Oya ni njewe muvuge ngo atahane nanje. Muvuge ngo atahane nawe. Atahane nawe. Njewe njenyine. Ngo rero repetition ya korari irarangiye. Bavandimwe twataha ariko nimumara gutaha kubera ko
bano bana b'abakobwa bageze mu gihe kibi. Hari inama tuba tugomba kubagira. Mu gihe kibi Ubwo nyina Macati turasigarana tukubagira inama. nanjye mugomba kungira inama nziza. yamwemuragiye Niba urabyira bano ngaba nanjye mugomba kugira Uyu ni mushiki wawe muratahana aragutekera. ngo nyine nanjye ugomba kumbwira Inama turamugira arayikubwira. Asi muhaguruke kandi mugire ngo igihe twasenze n'ubwa ngo duteshe umutwe. Bagira ngo bavuge mu gihe. Mugendane n'Imana. amahoro ya kaka bane namwe. Mugendane n'urukundo rwayo. Abundi si Macati. Abakobwa tuba turi kubagira inama. rero Bitwara. turabagira ihe nama noneho Kubagira inama. Ubu gucya twicaye ntabakogombye kuba wicaye hano. taba ari ibintu Kubagira inama. Ni inama tujye kubagira. ibintu mbabarira Rero muje muritonda. ibintu byira ari mu ntuza ibintu byira ari mu nsengero Nako mva nkubwire. barangufasha kubikapu Birahagije. Birahagije. Ahubwo weho urutahana n'uriya. Rwanjye ngiye gutahana n'uyu uratawe kumuhanura nanjye ndataha kumuhanura. Tuzabonana ejo. amuhanura siti reka dutahe Ngaho niba ugiye wenyine ngaho ugenda njye ndasigara ndi kubahanura njye. ntabyo mpanuyemo nzagwa kuri inzoga ejo no ibintu byirari oya yo kunywa nzoga ejo Ibintu yaje by'ubusinzi wadukanye mu rusengero. nawe ibintu by'ubusambanyi wadukanye Nta busambanyi buranga Macati kandi mwana we. bakomeje kugwisha ku irari iryo rari rishingiye ku Nta muntu urifite arisi. Nuyu ngo uriko urarikira nzoga ejo wagira ngo arayitwite. oya njyewe nyine mbasize hano nje ndihuse bari ku irari nanje mvuye Oya gusambana nta bintu byo gusambana Ntaryo muze mwebwe. Masha muri taku bya Macati izina niryo mu. ndamukunda ibintu byose avuga nabigenderaho nabi nanjye sumbagira Sawa igumira nga. Ubwo niba mukundanye ubwo nimugende. none si we nagiye Cyo nimutembere nyine Oya. hagenda nka no sibyo mbagenze gute. muze twigendere Mwebwe niba mugiye. Umva ariko ngo turisigara. nagiye Nyine mwebwe. byirari Mwebwe mugende muragirana inama ubundi ni babiri kuri babiri. namase yekijya Cyari ikibazo kirimo. by'ubusambanyi urukuza mu rusengero By'ubusamanya ninde usamanya wanga. narakubwira umusambanyi Genda usamanya ubwawe wewe. nje narakubwiye rwose ibyo twabye Bo muhambare nono. Muhambare mugende mukangarukire no muri kora. Aye kiraba cita Macati. Mukangarukire muri korari mwabigegeramo. Okay, Macati siba. Nyirakamondo siba. Ukagenda. Ukaza ukagera kuri Kadugiri. Kadugiri wenda sinyamo n'ibintu ambiye muri korari ndasinyamo nanasinyemo. Rata mombe be. Ata wombi no kwigira. Nyine tuzasigarana. Muri twe nyine dukoze korari ibindi nibigenda.